ngaho tugende mwereka umuryango niba ushaka kujya ahandi. Umuryango se nguri mukingurira genda bagukingurira genda reka kunsekera mwana bagukingurira nisi urimo urashaka guys araje iki nyine waretse ngira fast ariko ngende waretse nyine tukajya kuryama ndakubwira ngiye mu kazi ngo kuryama mwana amafaranga make waretse nkajya gushaka amafaranga nkajya ahandi umugore wananiranye n'ibindi kamera kanyishyira hano byakunze. Hello guys, nitwa Mfura guturuka kuri TikTok munzi nka Mfura wa Cenko. Ndi hano kuri YouTube channel yitwa GI TV, mukore subscribe, like, share na comment. Ikinzanye hano rero Cenko hari ahantu agiye kujya mu kanya, twaraye tubiganiraho ijoro ryose turabyemeza kagomba kugenda, ariko nyine yaragize akazi kenshi yatashye ni nkaho navuga ko ari mu gitondo buriya saa 9 mu gitondo. Ngiye kumubwira buryo ki numva mushaka, numva nyine dusubira mu gitanda kubinoza nayo barabyumva. Sawundi ngiyi ndabiza akunda kwambara ingofero cyane nta namwe ashobora kujya atambaye ingofero. Rero ngiye gushaka uburyo kimisha iyi sawundi. Ubu ngubu wenda arimo nko kwambara darinda gusoza uko nasohotse mu nzu ari dushe, kandi abantu b'abagabo cyangwa se b'abahungu murabizi ni fast, nta bintu byo gutinda nk'abadada. Urumva iyi ni sound ngiye gushakisha ahantu ako ngiye kwishyira ku ngofero ye hano gutya inyuma, ko ushobora kuza nyine yambaye ingofero nawe atayambaye ko ndi bube nsebye ndayishyira hera. Ako nyine ntabwo ndikumva urugero uvuze banzashika ndebe. Guys, ndikumva umuntu aza we mumbwire yisa wenda yishyira imwuka bya ninyishyiranga arahita yibona, ninyifata ako ushobora kwifata mu ntoki nkahita nyishukura nyine ku buryo atayibona. Babe, uragiye se? Kwa kintu nashaka kukubwira. iki Babe, ni akantu gatoya. iki nyine mbwira so nakererewe mwana mbwira fast. Babe, ni iminota mike ariko so wajye wambara ingofero neza. Ufata ingofero ukayambara gutya uri kureba kandi rero iyo wambaye ingofero ireba inyuma nibwo mpamvu usa neza. Nshaka ibintu kubyoroshya ubu nyanditse gutya. Look at my love. Mbese niko wari ugiye kumbwira se? Uragiye se? Ese ko wihuse? Nakererewe ahubwo uzibaze ko umaze gukererwaho iminota 50. Babe, Reka njye mu kazi. babe, Ningireka njye mu kazi ndi kukumva ariko iminota nyine y'ibiki. nyine kika dusubira mu buriri. Gukora iki ngiye mu kazi. Reba se watashye ijoro watashye mu gitondo nta wundi mwanya wiruka kumbonera. Ese basobona None njye se n'igiti. okay, ejo hari ubwo nzakora, ejo sinzakora kandi ndataha kare. Waretse najya mu kazi. Uzakora nanjye nzaba mfite ibintu byo gukora mu gihe mari nawe hari rero. Nijoro sindi butahe kare man. Nta nubwo wariye ngo uragiye gahunda sinzi ngo ugiye hehe. Babe, waretse nkajya mu kazi. Ngiye mu kazi ntabwo nabikubwiye nijoro man. Kari ubwo wari wasinziriye. Nimugoroba nakubwiye ngo uyu munsi saa 8 ifite gahunda kandi saa 8 n'igice dore zirageze. Gusa uri kubona ntakererewe man. Nese kuki utaje basikara? Kuki utaje kare nari njyana? Nyine wari kumbyutsa aho kugira ngo umbuze kujya mu kazi. Basi no mwanya no reka njye mu kazi mwana. Mbabarira njye mu kazi bana. Waretse nkagenda mu kazi. Utunota twiki aho kugira ngo ujye kwisondeka gutyo waretse nkajya mu kazi nkagaruka ibintu bika. Tukumva mushaka. Kuba mushaka. Ese wagiye wihangana. Nizo uri kunshaka ku manywa y'ihangu bigende kandi mfite n'akazi mwana. Ndeka ngende. Sibyo. Nyine urahafata ni naha reka ngende mu kazi. Nisi uzanyinginga kugeza nisi kabiri kangaho nyinginga nyine. Kabiri kangaho nyinginga. Ese ngo njya naje hano kuri vaze ndibuye
hanyuma waje ahangaha kugira ngo uze kuburara ejo n'ejo bundi nubura amafaranga ibyo bintu uvuze wabisubiramo ngo ushaka kujya ahandi ngo uhinze urugende ngo uhinze urugende ahandi kukubwira ngo njye ngiye mu kazi bihise bivamo ngo kujya ahandi mwana ndekura nari nibagiwe n'ikofi yanjye ahubwo genda uyinzanire genda unzanire ikofi yanjye ngende ese waretse mwana ese urashaka kumbuza akazi karimo amafaranga kugira ngo bigende gute urashaka kumbuza akazi karimo amafaranga kugira ngo bigende gute nise umunota umwe urakumarira iki wambwiye umunota umwe urakumarira iki uyu nkora aho mwana uretse gato umunota umwe urakumarira iki ca hano tugende ndeka kandi nigire mu kazi ibiki ni prank se ibi prank se urimo urayikorera abana nyine urimo urayikorera abana nyine nsobanura iyo prank urimo urayikorera abana nyine ndi kukubeshya ntabwo mushaka kuko najya ngo ndebere yaksine ya warasaze reka ngaho reka nigendere basi mbaye ndiseriye wabyemeye ngaho reka nigendere mbaye ndiseriye wabyemeye nimerikize tukajya kuryama mwana ndeka nigire mu kazi nakererewe bana wahise nkigire mu kazi do ngaho reba mwana reba ukuntu wasaze baraye ngaho reba ubusazi ugira bwo mbese nababwiye yarankubise yarankwemiyo ngaho ndebera ingofero wayinyatse kugira ngo nshyireho sound dore sound ngiyi ahubwo ubu nta n'ubwo wayikubaganyije so asima sureba uretse gato reka zana ndivugire hano kuri mikoro sureba ibintu atangiye by'amaprank sibyo reba ibintu atangiye by'amaprank si wowe bitangije unyitege nayo yanjye nta prank wankorera ku buryo mbaseringa uri seriye nziko wari ugiye kunkubita naribi unyitege cyakoze nutaha ninjye nawe naha mu biki mwana uzi ko nta kintu uzongera kumbwira ngo nyemere nari kubera mbibuze basi mwobera nyine ndanze wamobe nyine mva nkubwiza ukuri nyine buretse nkubwiza ukuri uzi ko nta kintu uzongera kumbwira ngo nyemere kuva utangiye bino bintu by'amaprank ntabwo ari njye ubitangije dore niwe kuva utangiye bino bintu by'amaprank nta kintu na kimwe uzongera kumbwira ngo nyemere kandi biri seri nzajya mpita mbanza ndebe inguni zose zinzi ko nta kamera washyizeho mu biti niba yanafashe neza sinanabizi buretse ngaho reba iramutse ihanutse reba iramutse ihanutse ikameneka nka tabu kandi wanyica nyine ariko si amafaranga byaba biri gusaba ukunda kubasereye mu bintu nyine biri aho nyine nagira ngo mbereke dore n'uyu nguyu niwe tubana mu nzu reba ukuntu kubera wahishe fone reba ukuntu twabaye ibikara buretse gato mani nyabubonye kubera dore ingaruka zo gutereka fone nabi uyiteretse neza ubu biriya byose twavuze twasaga ibikara ngakira sigarana amaprank yawe ushaka ibindi bintu babeshya ubabwire bazakurengere nigire mu kazi ugire akazi keza umunsi mwiza urumva nagira umunsi mwiza n'ibintu unkoreye tukumburane gaje sigara nyine ushaka ibindi babeshya nawe bye basi babwire bakore subscribe niba ari kuri subscribe man urimo uranyeganyeza kuri ibyo bintu kandi rero phone ifashe subscribe share comment like tubonane mu yandi bajye no kudufollowinga kuri TikTok imfura na cengo narebe ubanguke shu nkora icyayi se cyangwa ni nagakawa sawa guys aragiye rero ubu nyine ngiye gukora muramubonye nizere ko mumubonye ni mahane mani abayiseriye bya hatari nta munsi n'umwe mutoya n'umwe ndabona atari seriye umva ciao tuze gusubira
next part ndaje noneho umutima prank ya danje sigiye ahise amvumbura akita atangira guseka umva ndaje mbereke ikintu ngiye gukora duhurire kuri TikTok ariko nyine duhurire muri content ya TikTok ciao bye love you